nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 16 Ukuboza turazirikana Mutagatifu Adelaida. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mukanya. Nkuko nari mbibabwiye, none tariki 16 Ukuboza turazirikana Mutagatifu Adelaida. Adelaida amaze kuzuza imyaka 16 avutse, yakingiranywe n'umwami w'Ubutaliyani. Ntibyatinze, hashize imyaka 3 gusa arapfaka, umugabo we yicwa n'uwashakaga kumuzungura ku ngoma. Adelaida arafatwa arafungwa ndetse hafi yo kwicwa, nuko agira amahirwe cyakora ashobora guhunga. Aho umwami w'Ubudage Otto amenye amagorwa ye aza kumushaka aramutabara, ndetse na nyuma barasezerana kuko nawe yari yarapfushije umugore. Umwami Otto amaze gutanga, Adelaida niwe wasigaye ku ngoma. Adelaida yaje kugira ishavu ryinshi kubera ko nyuma baje kuza kumuteranya n'umuhungu, nyamara byose abasha kubyihanganira akabituranya Nyagasani. Yari umubyeyi ukunda abakene, igihe cyose agahora azirikana icyatabara indushyi. Adelaida yubakishije ikigo cy'abihaye Imana, ari naho yapfira afite imyaka 68 y'amavuko. Bonereho no kwifuriza umunsi mukuru mwebwe mwese muhimbaza Mutagatifu Adelaida. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert. Mutagatifu Adelaida, udusabire. Amahoro y'Imana akomeze abane nawe.